bike hari abantu tujya tuganira ukumva baranenga sirita abantu batanga nk'ubuhamya yego nko mu bushize hari umupasiteri twanaganiye aravuga ati ni gute umuntu agenda akaryamana na pasiteri yarangiza akaza kubitubwira yego aho hantu wowe kubivuga nta kintu bifasha kuri wowe ntacyo kuko ubuhamya bw'uko waryamanye na pasiteri ntacyo bumarira njye ubyumva sibyo si n'inkuru nziza yo kwamamaza reka mvuge gutyo abariho mbera kuba waragize intege nke runaka ukaza kuzindatira ushobora gutuma nanjye utari ukomeye sibyo nurira ku ntege nke zawe nkumva koko ko ibintu byose bishoboka ugatuma nanjye nshobora kugwa mu makosa nkayo waguyemo kuko wambereye ikibabaje gikomeye bene ibyo bivuga n'umuntu wagaragaraga nk'ukuze mu mwuka noneho yabivuga abato aboroheje bakimenya Imana babyumva pasiteri yariye umwana ati nyamara bya bintu baza atari icyaha do you understand ibyo ngibyo ikintu bifasha iyo utanze ubwo banyomeze utyo bifasha satani guhurguho abantu bifasha no kugusha benshi kurusha kubakomeza kuko reference y'intege nke zawe ntacyo yamfasha muri uru rugendo ntago bishobora kuba se wenda ari nko kubwira abantu bati mwitonde nubwo ari abapasiteri ariko nabo ni abantu mwitonde batazabagusha nyine bene ibyo biganiro bizi ko twagiye tunabikora bimeze gutyo ariko impamvu nkubise n'ababarira ku icyo kintu direct ni uko abenshi babivuga nk'abari kubirata yego iyo babivuga baratwika ati mani njye naryamanye na pasiteri bana ati njyewe ukamenya ukabona ni nk'umuntu uvuga ngo ngende umuhanga mu kugusha abakozi b'Imana kandi bagiye baca no kuri YouTube nagiye mbabona benshi batandukanye bivuga ibyo bigwe ntabwo abivuga nk'ufite intimba ati nagiye gusura umukozi w'Imana ankorera amahano ankorera amarorerwa ahubwo iyo babivuga ubona bari fiyeri yabyo so rero ibyo bintu ntabwo biryoshye kubyumva ku bakristo batoye dukwiye kumitinga cyangwa kumva abantu babaye successful mu kurwana na satani bagakirana nawe bakamunesha izo nizo nkuru dukwiye kumva cyane ubundi bamugana umuntu ashobora no guhita yibaza ku kibundo baza kuvuga ngo baryamana na pasiteri bo ntago babishakaga bo batavuga ngo babafashe ku ngufu barabishaka batubwira ko bamufashe ku ngufu bose batubwira ko baryamanye kandi ubwo igikorwa cyabaye kumvikana igikorwa ngirana yego ni reciprocal ubwo ntibabivuyemo buriya nabo baba bari kwishyira hanze ntabwo baba bashyira abakozi b'Imana gusa hanze no kuri pariti y'ubuzima bwabo nabo hari ukuntu baba bari kwishyira hanze kuko iyo si inkuru iryoshye yo kwamamariraho cyangwa yo kumenyekanira oya ese bira abantu bana ntangaruka bifite ingaruka kuri community cyane ikomeye nabikubwiye ku bantu bato b'abana iyo bumvise umuntu bizeraga ko akuze mu mwuka atereye gutinyuka akavuga ikintu nk'icyo ntabwo bibatera imbaraga mu rugendo ikindi bifite ingaruka ku muntu uri gutanga iyo testimony aho niho nshaka kugenda tugaruka kuri uwo muntu ingaruka bifite nk'igihe umwana wawe w'imfura azaba yicaye kuri icyo kiganiro ari kureba mama we koko mama we ari proud ko yakirebana n'uwo mwana we ikindi bimwicira seve bimwicira ejo hazaza hari ukuntu umuntu ashobora kumva umuntu wari gutanga ubwo buhamya yamukundaga yamwizeraga wenda yanamurambagiza batereka sinaryamana n'umukobwa w'iki sinabana plutôt n'umukobwa w'ikirara nkuriye baba bari kwicira seve mu buryo batazi bakayicisha present tense mu kanya gato nk'ako guhumbya bakangiza ibintu byinshi cyane biri in the future bifite ingaruka rero kuri bo kuruta na community yego bike wenda reka duhite dufatiraho ngari ikiganiro naye numvishe kimeze utese kandi kubanza kugira cyumve gato noneho tuze kuyisesengura umukobwa witwa Sandra ngira ngo ramuzi yajyaga atanga ibiganiro nawe muri ubwo buryo twavugagaho bas reka tucyumve noneho uze kugikoraho commentaire yagushije n'abandi se dukorera Imana mu buryo bwose bushoboka ndetse umurimo Imana yaduhamagariye tukore nkuko bikwiye gukorwa naratanye hagati aho reka wenda nisegura ku bantu kiriya gihe namamayemo navuga ko atari igihe cyiza
kuko namamaye muri cya gihe numvaga ko ngomba gukora ibintu byose nshaka, ngomba kuvuga ibintu byose nshaka, nta muntu umbwiye ati ceceka. Icyo gihe nicyo namamariyemo nibwo abantu mwamenyemo, ariko buriya mu buzima tugira impinduka. Niseguye ku bantu wenda naba narakomanseho cyane, ku bapasiteri, simvuze ngo ibyo navuzeho ntabwo ari byo, nibyo, ariko mbiseguye kuko natinze ku byanyu nkibagirwa ibyanjye. Nasanze byari ngombwa ko mvuga ku byanjye kurusha uko mvuga ku byanyu. Nasanze byari ngombwa ko nita ku byanjye nkareka kwita ku byaha byanyu, bigatuma nanjye ubwanjye ngwa nkava mu murimo. Kuko ninsanga uri gukora icyaha nkavuga ati yo runaka akora icyaha, nanjye nkahita mbireka. Icyo gihe nitaye ku byawe cyane kurusha uko nitaye ku byanjye. Niseguye ku bantu nitaye ku byabo kurusha uko nitaye ku byanjye, ariko namwe ndababariye abantu bitaye ku byanjye kurusha uko mwitaye ku byanyu. Mukora ibyanyu ntawe mwitayeho, kuko nita kuri mugenzi wawe uzagwa. Mbibabwiye nko byabayeho, kurumva nitaye ku bakozi b'Imana mbona bari aho birirwa bakora ibintu batazi nk'ibyari byo, nanjye bindigenderamo ndagwa. Biraza bifatirana two tubaraga twangira utunani nifite mu murimo n'ubundi ndatana. Ariko ndashima Imana ko yongeye kuma amaso yo kubona yuko ibyo ndimo atari byo, ahubwo ngomba gusubira muri wa murimo yampamagayemo. Ushatse warekeraho, numvise byinshi. Urumva we yaravuga ati narataniye, nitaye ku by'abandi sinita ku byanjye. Dukomeze ikiganiro. Kunshokoje cyane. Ndaza kugaruka ku bintu bitanu muri iki kiganiro, mpereye ku byo numvise. Ndashima Imana ko ikiganiro tugiye gukora nari nacyumviseho nijoro, Imana ishimwe. Cyose nacyumvise, icyo kiganiro cya Sandra yagiriye kuri The Choice. Tunamusuhuze n'abakunzi be n'abakunzi ba The Choice muri rusange, na Irene Murinda habe na Peter, bose turabasuhuje. Sandra rwose arasetsa. Hari nawe yavuze ati ngewe ati nasohoye indirimbo ya gospel, ati umukobwa wicaye mu kabari ari kuri byeri ayumvise ahita yakafanta. Ati byera ahita yirambika hasi, ati icyo ni ikimenyetso cyanshimangiye ko ndi umukozi w'Imana kandi nawe umuvuga butumwa bwiza. Sandra rwose, ariko hari akantu nshaka kuvuga gatoya mbere yuko ninjira muri bya bintu bitanu. Nshaka kuvugaho cyane kuri pariti y'umukobwa. Aravuze ngo nitaye cyane ku by'abandi, sinita ku byanjye, bituma ndangara. Arongera aravuze ngo narebye ngo abantu bareba mu ishusho y'ubukozi bw'Imana cyangwa ko bakorera Imana, intege nke zabo bari bafite nyinshi zikubitanye n'intege nke zanjye, barandimbura ndarindimuka. Yesu yaravuze ngo abantu bakijijwe neza ntimuzababwirwa nuko bavuga ibintu byinshi, bafite teori z'ijambo ry'Imana baryambaye, ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Umunsi umwe Yesu yigeze acira abigishwa amarenga, ariko baganiriza aravuga ati mwabigishwa banjye, bariya abantu mubona bicaye imbere ku ntebe za gitange, ari kuvuga abafarisayo, bazi kuvuga neza. Urebye ibikorwa bakora by'urukundo, byo kugaburira abantu, byo kwita ku mfubyi, byo kwita ku bapfakazi, ni beza muri iyo mirimo. Ariko akenshi ibintu bavuga n'ibyo bakora biratandukanye. Mujye mwumva cyane ibintu bavuga, ariko nimugera mu bikorwa mwitonde, kuko bavuga ibintu bitandukanye n'ibyo bakora. Uwo ni umwuka wa gifarisayo kandi wuzuye mu madini menshi y'iki gihe, mu gihe gisa nk'iki. Ukabona abantu baravuga ko bakunda Imana, bakavuga ngo tunayikundisha n'ubutunzi bwacu bwose, bakabiririmba, bakanatura ngo ibyo ntunze ni ibyanjye n'ibyawe, nanjye ubwanjye ndi uwawe. Ariko kugira ngo arekure akuri inoti ya 500 mu mufuka ajye gutura bikaba ikibazo. Uno umwuka w'idini wa gifarisayo. Ariko bavuga ngo muze turamye Imana, akajya imbere y'abantu, timudukiremo yandirimbo
ibyo ntunze ni ibyanjye. 500 yamunaniye kuyakora mu 10,000 ngo ajye gutura ituro ry'abakene, ariko arangiza akaremaga ibyo ntunze. Uwo muntu kumubona ari kuririmba ibyo bintu utabizi, waba inspire ukanafashwa cyane ko bati yo Yesu uriya mukobwa yihaye Imana we n'ibyo byose. But God knows the truth. Dukwiye cyane kugenzurira abantu mu mbuto kurusha kubagenzurira mu magambo. Hari ibintu bitanu ushaka kuvuga ku iki kiganiro cy'uyu mukobwa vuba vuba nkurikije uko nacyumvise. Ndashima Imana ku bwa Sandra. Igihe umwana w'ikirara yavaga mu rugo, yabanje kubwira data ati papa, isambu yanjye n'umugabane wanjye n'amatungo byanjye bigurisha. Papa arabimukorera bimuhara bigurisha. Umwana aragenda arazimira, aheriyo arabura. Yigiriye inama, haleluya, nk'iyo Sandra yigiriye uyu munsi. Sandra ibintu ari kuvuga byaba ari ukuri, kwaba ari ugutwika. Niba ari no gutwika, ari gutwikira ku mugabo utajyushye, utajya unakina, utajya unamenyerwa. Kuko igikorwa cyo kwidekarara yakoze cyo kuvuga ngo agarutse mu nzu y'Imana. Ndi kuvuga ibintu nka BKM. Nimba ari n'indi plan afite, yaba ari gukina na plan mbi. Kuko Imana ntigikinishwa kandi ntabwo imenyerwa. Ku cyifuzo cyanjye ndifuza ko ibintu Sandra yavuze bingana n'ukuri kwe ko ku mutima, kuko bigiye gutanga umusaruro ngiye kuvuga mu iki kiganiro. Umwana w'ikirara ubwo yari yaragiyeyo yigira inama yo kugaruka mu rugo rwa se. Agarutse papa wamubagira ibimasa, amwakira neza na protokole nyinshi cyane. None urabizi ko yari afite mugenzi we wundi, abibonye arababara, ababazwa n'ibyo se akoreye mugenzi we. Ariko papa uyu yaragurishije umutungo wawe, agurisha umurage, abikira arava mu rugo. Koko umubagiye ibimasa utarigize umbagira n'agahene. Aramubwira ati mwana wanjye, nishimiye ko mwene so murumuna wawe mukuru wawe yari yarapfuye none akabazutse. Natwe muri iki kiganiro reka dushime Imana ko Sandra arazutse, akabagarutse mu rugo rwase. Hari ibintu nshaka ko yitaho bitanu ashingiye ku byo yavuze. Inshingiye ku byo yavuze. Umunyamakuru yagerageje kugenda mubaza neza cyane, kuko umunyamakuru yaramuzi, yamuhaye ibiganiro byinshi bitandukanye. Arabaza ati Sandra, ko bwashize waje mu iki kiganiro n'ubundi wambaye igikanzu nk'icyo wambaye, uvuga ati kwa Yesu rwose dufite umunezero, ubu nje mu Mana, nta bindi bintu nshaka kwinjiramo. Ati bwacya nkabona ugarutse wabunuje Sandra, wambaye ibigufi, ubu uragarutse, tubyizere. Abakobwa benshi kuri YouTube bamaze iminsi badukinisha imikino itandukanye cyangwa bakina n'Imana, ariko ndashaka gutangariza abantu ko Imana idakinishwa, kuko kimwe mu byaha bitababarirwa ni icyaha cyo gutuka umwuka wera. Igihe ufashe Imana ugashaka kuyitwikira, yego, kuyitwikiraho, iyo urebye nabi birangira ari igutwitse. Hari umukobwa twari dufite mu minsi yashize, ariko n'ubundi ntiyapfuye, aracyariho, bita Riza. Aragira uti ubu none urakijijwe ndamenetse, tinuzuye n'umwuka wera iri joro. Agafata Bibiliya akabwiriza ubutumwa, akikurungaza ati rwose ikibuno nazunguza agasinzongera kukizunguza, n'ibyo nakoraga byose ati ubu byose ndabiretse. Riza akavuga ibintu kwa kabiri, kuwa gatanu tukamona kuri televiziyo ari muri gutya,
yasubiye kuzunguza ikibuno. yarabanje afata igihe ariko Yego. arimo abwiriza atanga n'ubuhamya narahindutse sinkiri wa wundi rwose ati birana ariko yagarutse avuga ati burya narababeshyaga. Très bien. Riza narababeshyaga ntabwo nigeze nkizwa. We yavugishije ukuri. Yego. Tikari ugutwika. Tikwari ugutwika. Riza aratwika biramuhira umugani uretse ko nta mahoro y'umunyabyaha burya abaho. Arangije asubira mu byo yavuyemo. None reka mbaze mu iki kiganiro mbere yo kuvuga byinshi. Sandra uri gutwika ujuje nanjye niho nibazaga ibintu uvuze bingana n'ukuri kwawe ko ku mutima. Njyewe nka musaza wawe ndagusengeye, musaza wawe muri Kristo, ndagusengeye ngo nimba wibeshye ugatwikira no mu Mana, Imana ikwereke ko nta muntu uyitwikiraho. ariko reka twizeye ko atari gutwika ko ntekereza ko yabaye mu rusengero. Njyewe n'amahirwe menshi cyane mpa Sandra menshi nuko ndi kubivuga mbigeneraliza inshingiye no kubyo abandi bavuze bameze nkawe, ariko njyewe nk'umuntu muzi. So ndashimana ko kino kiganiro nanagikoze muzi, twarasenganye i Remera kuri ADPR no mu zindi korali yabagamo naramukurikiranaga cyane kuko akora umurimo ufitanye isano rya hafi n'uwo nkora. Ni umuririmbyi, nanjye ndi umuririmbyi, ndi umucuranzi mu itorero rimwe yasengeragamo, rero ndanamuzi n'ubusanzwe. Ikintu cya mbere nashaka kugarukaho ni icyo nyine n'umunyamakuru wamaje ati ko bwashize waje umeze utyo uvuga ko bitagize utya none uyu munsi ho wahindutse. Icya kabiri we yitangarije yavuze ati sinshaka kuba navuga cyane ko nkijijwe, ubwo ndashaka ko bigaragazwa n'imbuto kuko nizo zerekana ko umuntu yahindutse. Nta muntu n'umwe ukwiye kuza kuri televiziyo ngo acire Sandra urubanza. Oya, Imana yaduhamagariye kuba abakristo beza, ntabwo yaduhamagariye kwicara ku ntebe y'imanza kuko uwo murimo ufite uzawukora kandi nabwo mu gihe cyawo. Ntabwo igihe cyo gucirwa imanza kiragera. Mu gihe twese tukiri ku isi n'iyo turi abakristo tuba dufashe igihe mu ntambara. Ubwo turi mu ntambara harimo ibintu bibiri, harimo gutsinda no gutsindwa. Niba umuntu arwanye nabi urugamba agatsindwa, ntabwo dukwiye kwibeshya namba ngo tumutera amabuye nk'aho atsinzwe kubw'intege nke ze, kuko natwe baravuga ngo ucyambaye umwambaro w'urugamba ye kwirata nk'utabarutse. Niba Sandra yari umukristo mwiza agatsindwa akaneshwa, ariko Imana ikabimutije imbaraga kongera agahaguruka akagaruka mu murongo, ni ikintu abakristo twagakwiye gukomera amashyi no kwishimira kuruta kumuvuga tumwota tumuteza Satani. Hari abantu bazi guteza abandi Satani kati buriya ari kwirata, ari kudushushanya, agarutse kureba abandi ba pasiteri agusha. Hoya, ntabwo ari ibyacu kwinjira muri iyo analize, ahubwo tunezezwe n'inkuru nziza twumvise, tunezezwe nayo ariko tunayitegerezanije amatsiko kuyibona n'amaso, kuko gukizwa ntabwo ari teori ni pratique. Yego, ariko nawe yabivuze ati ntabwo sinshaka kubivuga, ahubwo bazabibona mu mbuto. Niyo ngingo nyine iyi ngiyi ya kabiri ndi kugarukaho, aho yavuze ngo imbuto. Bati njyewe nera ibinyomoro byari byamugoye no kuvuga iryo jambo, ati ndi kwera utubuto twiza, ati ndi gushaka kwegeranya imbuto zanjye zibe igihamya cyo kwerekana ko koko nakijijwe. Kuri njye rero bikeye muri gukora kino kiganiro nk'umukristo, iyi nkuru sinabura kunezezwa nayo. Hari n'abantu bajya bavuga bahanurira abandi ibinyoma, ukumva okay, uzi ko byanditse hari abantu badasenga bajyaga birukana abadayimoni mu izina rya Yesu wa Pawulo. Abadayimoni bakaba banagenda, abo bantu atari abakristo ahubwo kubera izina bitwaje ryonyine gusa, ukuntu rifite ubutware, rifite ububasha, bakaba bati mu izina rya Yesu Pawulo avuga turabirukanye ngo mugende. Rero Sandra ambabarire anyumve, niba yanakinnye akaba yakinnye akinisha izina ry'Imana, bishobora kumubera rinini muri we
kuko yagerageje kuryatura mu kanwa ke. Ariko uyu munsi icyo nshima Imana ni ijambo yivugiye ngo imbuto zanjye nizo shaka ko zimbera reference mu kwereka abantu ko nahindutse. Natwe rero nta rubanza dukwiye guca, ubwo dukwiye gutegereza imbuto. Ndumva najya ku kintu cya gatatu tukava aho hantu. Yavuze ngo iyo wigeze umenya Imana ukayivaho, uba utandukanye na wa muntu utarigeze agira ute amenya Imana. Ijambo ry'Imana bavuga ngo Uwiteka ntabwo anezezwa no kubabaza umuntu. Naho byaba ari mugaruka ikamugirira ibambe. Ntabwo Imana ishobora kubabaza umuntu wayiteka. Umwanditsi kujya gwata umutima wanjye ngo wa mwanzi wanjye we winyishima hejuru kuko ningwa nzabyutswa n'umwami wanjye. Nicyo nasabye abantu, birinde gutera Sandra amabuye no kumucira urubanza. Ubwo muri kitangazo yashyize hanze yatanze, erega no kwidekarara muri Yesu biraryoha cyane kuko n'ubundi bamufasha gusenga. Biri mu ngingo nza kugarukaho, kuko n'ubundi gukizwa ni ukwatugura Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Nimbarira agarutse mu murongo mwiza, ntibibi ibintu byo gutwikiraho tumusubiza tumuha Satani, ubwo tumusure, tumusabire, tumusengere, kuko we yivugiye ngo iyo wigeze umenya Imana ubutandukanye n'umuntu utarigeze yumva iby'Imana na rimwe. Iyo wabaye mu rusengero uramya Imana, uyihimbaza, ucuranga, ubwiriza, ukagwa. Niyo ugiye kunywa itabi ubona uri kuri nk'uririmba, ubona uri kuri nk'ubwiriza, ubona uri kuri nk'uwa ucuranga. Imaje zo mu nzu y'Imana ntabwo zijya zishira ku muntu wigeze umenya Imana. Ni nako urukundo rw'Imana rutajya ruva ku muntu wayo burundu. Niyo yajya mu buzima bubi bw'ibyaha byo gukora amakosa menshi atandukanye, ntabwo imbabazi z'Imana zikama ku buzima bwe. Ubwo Uwiteka ahora murebera mu rukundo, ari rwo rutuma avuga ati mwana wanjye garuka. Hari igihe Imana ifata umuntu ikamujyana mu buzima bwo hanze bukuye mu rusengero kugira ngo igire n'andi masomo y'ubuzima imwigisha, noneho aze akorera Imana azi icyo ari gukora. Buriya biroroshye ku bantu bavukiye ku bantu bavutse basanga bimeze neza iwabo basenga, biroroshye ko bagwa kurusha umwe wavutse abone wabo baguze bamwitaye bagira ite nawe akabikuramo gutyo, kuko iyi Imana imuhamagaye imuhamagara nyine arakizwa, abafite icyo akishijwe. Naho wa wundi wabivukiyemo hari igihe ntabyabazi hanze uko hameze, ntazi hanze uko hameze. Hari n'igihe yuzura ikintu gikomeye cyo kumenyera Imana akaba adakora ibyaha, ariko akaba akora ibyaha byinshi byo gutuka umwuka wera kubera kumenyera Imana. Rero ni ukuvuga ngo byoroheye cyane nka wa mwana wo kwa pastor bivukiyemo kugwa karindimuka burundu, kuko iyo aguye n'ubundi nta jambo ry'Imana na rimwe ryapfa kumugarura atari mwana imugaruye, kuko aba yazi. Sibyo? Amagambo y'Imana aba yarayanyoye, aba yazi. Ariko kuri wa wundi usanzwe ari umupagani, kumusanga yasinze, yashavuye, ari mu byaha, ari mu bagabo, ukamubwira ijambo ry'Imana mu matwi ye rigasonamo ari bwo bwa mbere, ashobora kuryitaho cyane kuko ari ubwa mbere bivise ibyo bintu. Ariko wa wundi abivukiyemo yaguye, agwa naguye. Rimwe na rimwe hari igihe Imana itujyana hanze y'urusengero kutwigisha kugira ngo tuze tube abaririmbyi n'abavuga ubutumwa beza, bazi impamvu bari kuririmba ari iyihe kuruta kubikorera mu kigare. Iki kintu rero kigomba kuba kiriya. Sandra yarimo agira ati kuvukira mu bintu by'Imana, gukurira mu nzu y'Imana ukayimenya ukabivamo, ntabwo bumeze nka wa wundi utarabikandagiyemo na gato. Buriya umutima w'urubanza wamuriye, uramuhata, umwemeza ko ibyo yari arimo atari byiza, afata icyemezo cyo kugaruka mu nzu y'Imana. Rero iki cyemezo yafashe turacyishimiye kandi turakinezererewe rwose ndetse cyane, ahubwo twavuga ngo Uwiteka amushyigikire cyane. Icyo ni ikintu cya gatatu. Tujye ku cya kane.
icya kane kugira ngo tugere ku cyanyuma, Sandra aragira uti njyewe ndetse kuririmba indirimbo z'isi nk'uko tuzita cyangwa secular music, ndifuza kuririmba indirimbo z'Imana. Ni byiza cyane. N'abari abahanzi bose aba bakomeye bakuriye mu rusengero, ndavuga aba baririmba indirimbo z'isi, ba Meddy, ba The Ben, ba King James n'abandi bose n'abandi batandukanye, ujya wumva ko kubera umwuka w'Imana wababagaho n'ubu ukibariho, hari igihe ujya ubazaho bagashiduka nubwo baririmbye ko ibibero by'umukobwa ari byiza kandi biteye neza, ariko ukabona ku nshuro ya kabiri yasohora indirimbo ukabona sohoye ya Yesu sibyo? Ukabona sohoye yivuga ku Mana, ukabona sohoye gospel song. Ni ukubera iki? Hari umwuka umuriho udashobora kumuvaho burundu, uhora umukurikirana kubera ko yigeze acokoza kuririmbira mu nzu y'Imana. Uwo mwuka rero ntabwo ujya uva ku muntu w'Imana burundu, ahubwo uhora umuherekeza n'aho agiye mpaka umugaruye muri pozisiyo yaremewe kubamo. Rero ni ukuvuga ngo Sandrine kuba yaririmbaga indirimbo za gospel, yanavuze ati njye n'indirimbo za sekira nta n'eshatu nzi disinjya nziboneramo amahoro iyo ndi kuziririmba. Yabona amahoro gutese? Nta muntu ushobora kubona amahoro igihe ari guta destiny ye, ashaka kwinjira muri destiny z'abandi. Duhabwa amahoro na Kristo, kandi tugahabwa amahoro nuko twicaye muri position zacu twari dukwiye kwicaramo mu mugambi w'Imana. Yasohoye n'indirimbo nziza ya gospel yo mu gitabo, turanayipininga abantu bayirebe bakomeze banafashwe nayo. Rero uyu murongo afasha wango bamvuye muri secular music ninjiye muri gospel music, turifuza ko ari wo yakomeza, kuko nubundi ajya barazirikana ko yaremewe Imana atari yo yamuremewe. Yes, no kuvuga ngo nakomeza aririmbe gospel, turamushyigikiye, tuzamucurangira, tuzamubakinga, ibintu bigende neza rwose, ntazongere gutatira igihango. Nimba rero yari umwana w'ikirara akaba agarutse mu rugo rwa se, ubwo ni ibintu rero bikwiye kudushimisha, tudakwiye kubabazwa nabyo. Imana ishimwe rero kubw'umurongo mwiza yafashe wango, reka noneho nkomeze indirimbe gospel song. Sounds great. Yes. Ngira ngo byari ibintu bitanu ubwo ngubwo hasigaye kimwe gusa. Ikindi yavuze cyiza ari nacyo ndangirijeho, kandi dukwiye koko gukora niba tuvuga ko abakristo, ko turi abakristo bashyigikiye icyemezo cya Sandra. Yavuze ngo mfashe icyemezo cyiza, ariko ndacyari umuntu, ndacyambaye umubiri, ndasaba abantu ko mu nsengero. Ubu koko icyo ni icyifuzo kibi yaduhaye, we ni inshingano za buri wese. Yego. Turi gukora kino kiganiro ku Isezerano TV no kuri Nyigisha TV, ibinyamakuru bya Gikristo bikurikirwa n'abakristo cyane. Uyu mushiki wacu wari warapfuye none akabazutse, uyu mwana w'ikirara waravuye mu rugo rwa se ari we data akabagarutse, ntituze kubabazwa nuko Imana igiye kumubagira ibibyibushye, twebwe wenda itaratubagira nako gahene, ahubwo twishimire ko umwana wari ikirara agarutse mu rugo rwa papa. Bitume tunezerwa, dupfukame no ku mavi yacu dusenga Imana, tubwire Imana ati Imana nubwo agarutse aracyambaye wa mubiri, mukomeze. Aracyambaye wa mubiri, aracyageragezwa n'isi n'umwanzi, n'isi n'umubiri ndetse na Satani, nkuko natwe bitugerageza. Erega Sandra icyo yari yararushije abandi no gushyira intege nkeze hanze, naho abazifite batarazigaragaza n'ubundi baracyari benshi tutazi. Niba intege nkeze zaramenyekanye cyane kurushiza abandi, nukujya ku mava ubwo tukamusengera twati Imana umurinde mu cyemezo cyiza yafashe. Kuko nimba Sandra yahamarwaga n'abagabo 3 ku munsi bamusaba ko baryamana wenda bamuha amafaranga, ubu ngo bafashe icyemezo agiye kujya hamagarwa n'abagabo 6. Nespa byamusaba imbaraga rero. Niba Sandra uyu munsi hari umuntu amuhaga rendezvous akavuga ati tujyane muri Serena Hotel nkugurire ka Mitsingi, agiye kujya n'abantu, ahura n'abantu bamugurire yanzo gense niyi
turabaza buriya abazima utuveruje uri kumva agiye kujya abona message z'abantu bamubwira ati twajya muri Marriott gusangira veruje nibyo bigerageza agiye kwinjiramo ntabwo urugamba rutsinze ahubwo ararutangiye niyitegure kurwana akomeye kuruta uko yarwanaga niba yarwanishaga pistole niyegure machine gun kuko ibintu bihinduye isura icyiciro cy'intambara Sandra arwanaga kirahindutse agiye kurwana n'ibikomeye kurusha ibyo ari kurwana nabyo mu ntege nke ze ntabwo ugiye gukomeza urwanisha pistole ahubwo terura ibya grenade aba ari byo urwanisha natwe ntitumubere bamwe mu bamukomeretsa no kumwereka ko atazatsinda ahubwo tujye inyuma ye uko arasa urusasu nirutabasha kugenda tumusunike rugende abashe gutsinda kuko aracyambaye umubiri nk'uwo natwe twambaye uyu munsi yafata iki cyemezo ariko Satani ejo yamuganza agasubira inyuma turasabwa kumusengera kuruta kumuvuga Imana ibaha umugisha amen mu gihe nk'iki ngiki comments ziba nyinshi hari na zimwe nabashe kubona bavuga bati kuno gukinisha Imana ntago zira comments zo zishobora kuza kumuca intege bo kuba yafashe icyemezo uyu munsi nubundi suko comment yarabitse ari nke sibyo nubundi yarabitse uretse na comment za YouTube nubundi hari n'izindi nyinshi yarabitse zitandukanye nubundi z'ibyo bamuvugaga akiri muri buriya buzima ntazacibwa intege nuko abantu bamuvuga cyangwa bakumva mu komantaho ahubwo azacibwa intege n'icyo yikomantaho cyangwa yivugaho kuko nicyo kiremereye kubiruta tsundi birakwiye ko umuntu w'umukristo niwe umuntu atangaje ko agatse mu rugo wajya gukomanta avuga ngo uko no gukinisha Imana ngo ibiki n'ibiki kuki avuga adashyiraho comment imwankuraje uwo muntu ashobora kubivuga mu buryo bubiri ashobora kubivuga kubera amateka y'ibikomere y'ibyo nawe yanyuzemo wenda akaba yarigeze akinisha Imana akajyaho n'abandi bose bazayikinisha nkawe kabiri ashobora kubivuga kubera reference z'ibindi yabonye naguha urugero rwa Bariza wati suyu we ntabwo aje gukinisha Imana nkariza sibyo uwo muntu sinshaka kumucira urubanza cyane ashobora kwegeranya ibyo bintu byose akabana nuriya nawe akamurebera muri yo akatroma ariko nagira ngo menyesha abantu ko wowe uri wowe undadahari Sandra ni Sandra rizaniriza they are different Sandra reka tubone guca imanza ntabwo ari ibyacu ntabwo ariyo ntebe twicayeho rero kandi ukomanta wese akomanta ibintu ukabyumva kandi mu Rwanda dufite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo byacu uko tubyumva niyo mpamvu rero bose tutabacira urubanza ariko intego nyamukuru y'umukristo kubyo avuga n'ibyo yandika hari hakwiye kuboneka mwivuga butumwa kuruta gukiritika bitagenda neza ngira ngo ni ibyo ngibyo cyese niba hari indi nama wahasandara mu buryo bwihariye ariko ntekereza ko niyo ishyigikiye nk'umukristo mugenzi we kuba umwana w'ikirara agarutse mu rugo rwa se icya kabiri ni ukumutera courage akomere agenda ajye muri studio asora izo ndirimbo ajya duhamagara tumucurangire tumushyigikire nasubire muri korali nubwo yavuze ko atazagaruka muri ADPR ariko ni ibyo ngibyo idini ryo nta kibazo gikwiye kubonekamo kubijyanye n'ahazasengera ahubwo buri muntu mwitorera wejejwe muri ryo ariko ndagira ngo Sandra ibintu wavuze ibintu watangaje ndinginga Imana kugira ngo ubushake bwawe buhure n'ubw'Imana ugaruke wicare muri position Imana yakuremeye kugomba kwicaramo kabiri nimba wanatwitse watwikiye ku mugabo ko udatwikirwaho uje mu nzu y'Imana ntaho uzayicikira reka icyo twari kukizera cyo gutwika n'ubundi icyo gutwika cyo ntago kirimo gifite amahirwe makeya cyane icyo twavuga Sandra umurongo mwiza yajemo Uwiteka amushyigikire twiteguye kumushyigikira ndetse no kumusengera kugira ngo tuzajyane mu gihugu cyo mu ijuru amen